Intego ya mbere, waremewe kunezeza Imana. Imana yabateye nk'ibiti bikomeye kandi byiza byo kuyihesha icyubahiro. Yesaya igice cya 61 umurongo wa 3. Umunsi wa 3, kuramya kunezeza Imana. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Imana iragushaka wese. Ntabwo Imana ishaka igice kimwe cy'ubuzima bwawe, igusaba umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Ntabwo Imana ijya ishishikazwa n'ubwitange bw'igice, kumvira kutuzuye cyangwa guhabwa ibisigarira by'igice by'igihe cyawe n'amafaranga yawe. Imana ishaka ko uyiha urukundo rwawe rwose, atari uduce duto duto tw'ubuzima bwawe. Umusamariyakazi yigeze kugerageza kujya impaka na Yesu ku by'igihe, ahantu n'uburyo bwiza bwo kuramya Imana. Yesu amusubiza ko ibyo bigaragara inyuma ari iby'agaciro gake cyane. Aho usengera ntihafite agaciro kangana n'igituma usenga cyangwa urugero wiha Imana iyo uyiramya. Hari uburyo buri bwo n'uburyo butari bwo bwo kuramya Imana. Bibiliya iravuga ngo dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka. Hari ibintu 4 biranga uko kuramya Imana ishima. Imana irishima iyo tuyiramya mu buryo buhuye n'uko iteye. Abantu benshi uzumva bavuga ngo je nibwira ko Imana iteye itya, bagatangira kukubwira Imana bakwifuza gusenga uko yabiteye. Ariko ntidushobora kwicara ngo twireme ishusho y'Imana itaturushya cyangwa ihuye n'aho tugenda ngo abe ariyo turamya. Ibyo ni ugusenga ibigirwamana. Kuramya Imana bigomba gushingira ku kuri kw'ijambo ry'Imana aho kwishingikiriza ku byo dutekereza Imana. Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariyakazi ati, abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko na Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Gusenga mu kuri bivuga gusenga Imana nk'uko yatwihishuriye muri Bibiliya. Imana irishimiye iyo kuramya kwacu bivuye ku mutima. Ubwo Yesu yavugaga gusenga mu mwuka, ntabwo yavugaga umwuka wera, ahubwo yavugaga umwuka wawe, kuko waremwe mu ishusho y'Imana, uri umwuka utuye mu mubiri. Kandi Imana yaremye umwuka wawe mu buryo ushobora gusabana nayo. Kuramya ni igihe umwuka wawe ushyikirana n'umwuka w'Imana. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunde Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, yavugaga ko kuramya Imana bigomba kuba iby'ukuri kandi bivuye ku mutima. Ntabwo ari ukuvuga amagambo akwiye gusa, ahubwo ugomba kuba ibyo uvuga ari iby'ukuri ku mutima wawe. Guhimbaza Imana bitavuye ku mutima nta guhimbaza kuba kurimo, nta gaciro bifite. Ni nk'igitutsi mu maso y'Imana. Iyo turamya Imana, yo ireba hirya y'amagambo tuvuga, ikitegereza icyerekezo cy'imitima. Bibiliya iravuga ngo abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba ku mitima. Kuko kuramya bisaba kunezererwa Imana, bikora no ku marangamutima yawe. Imana yaguhaye amarangamutima kugira ngo ushobore kuyiramya bivuye ku ndiba y'umutima, ariko amarangamutima y'ukuri atari kwishushanya. Imana yanga urunuka, uburyarya. Ntabwo ikeneye abayiza imbere baje kuyerekana cyangwa kwishushanya cyangwa gukora ikinamico. Icyo ishaka ni urukundo rwawe nyakuri rutarimo uburyarya. Imana ishobora kwihanganira ko tuyiramya mu buswa bwinshi, ariko ntishobora kwakira ko tuyiramya mu buryarya. Birumvikana ko kuba ukora ibintu ubikuye ku mutima bidahagije, kuko ushobora kuba uri mu makosa kandi ubikuye ku mutima. Niyo mpamvu Imana isaba ko abayisenga babikora mu mwuka no mu kuri. Kuramya bigomba kuba bihuye n'ukuri kandi bivuye ku mutima. Niyo mpamvu kuramya kunezeza Imana kuba kurimo amarangamutima
ariko kandi gushingiye no kuri kw'ijambo ry'Imana. Tugomba gukoresha imitima yacu n'ubwenge nabwo. Muri iki gihe benshi bitiranya kuryoherwa n'injyana y'indirimbo no gukorwaho n'umwuka wera, ariko ntabwo ari kimwe. Kuramya nyakuri kubaho iyo umwuka wawe yikiriza umwuka w'Imana, atari ukwitabira injyana y'indirimbo gusa. Mu by'ukuri indirimbo zimwe na zimwe zibanda ku marangamutima, zibangamira kuramya nyakuri kuko zituma dutumbirira amarangamutima twifitemo aho kurangamira Imana. Ikirangaza cya mbere kikubuza kuramya Imana ni wowe ubwawe, kurangamira no guhangayikishwa n'ibyo abandi bagutekerezaho. Abakristo ntibahuza ibitekerezo ku buryo bukwiriye cyangwa by'ukuri bwo kugaragaza Imana ishimwe ryabo, ariko impaka zabo nta kindi zihishura uretse kuba batandukanye mu mico n'aho bakomoka. Bibiliya itwereka ko hari uburyo bwinshi bwo guhimbaza Imana. Muri ubwo harimo kwatura ibyaha, kuririmba, kuvuga ijwi rirenga, guhagarara hamwe, gupfukama, kubyina, kuvuza impundu, gutanga ubuhamya, kuvuza inanga no kuzamura amaboko. Uburyo bwiza bwo kuramya ni ubukonogera mu kugaragaza by'ukuri urukundo ukunda Imana bitewe n'aho uturuka ndetse n'imiterere Imana yaguhaye. Inshuti yanjye yitwa Gary Thomas avuga ko yasanze abakristo benshi baraheze mu mfunganwa iyo bageze mu byo guhimbaza Imana, bigahinduka akamenyero katabanyura aho kugirana ubucuti bususurutse n'Imana, kandi byose bigaterwa n'uko bigerageza gukoresha uburyo bwo gusenga cyangwa bwo kuramya butajyanye n'uburyo bwihariye Imana yaberemye. Nibwo Gary yatangiye kwibaza ngo niba Imana yaraturemye dutandukanye kandi ikabikora ibigendereye, kuki twibwira ko abantu bose bazakunda Imana mu buryo bumwe? Uko yagendaga asoma ibitabo by'abanditsi bazwi b'abakristo kandi akaganira n'abakristo bakuze mu kwizera, Gary yaje gusanga abakristo baragiye bakoresha uburyo butandukanye bwo kwegera Imana kuva imyaka 2000 ubukristo bumaze ku isi. Bamwe bishimira Imana batembera, abandi biga, baririmba, basoma, babyina, bahanga, bakorera abandi, biherereye mu mutuzo, basabana n'abandi, cyangwa se bari mu bundi bwoko burenze 12 bw'imirimo. Mu gitabo cya Squared Pathway, Gary avugamo uburyo 9 abantu begera Imana: abakunda ibidukikije, naturalist, bunguka gukunda Imana iyo bari hanze, aho babona ubwiza bw'ibyo Imana yaremye, abakunda gukoresha umubiri wabo, sensitive, bakunda Imana bakoresheje uburyo bukora ku mibiri yabo, bityo bakishimira amateraniro yo kuramya asaba kureba, kuryoherwa mu kanwa, guhumurirwa, gukabakaba n'intoki atari ibisaba kumva n'amatwi gusa. Abakunda ibya gakondo, traditionalist, begera Imana bakoresheje imihango, amasengesho yanditse, ibishushanyo na gahunda zidahinduka. Abakunda kwifata, ascetics, bahitamo kwegera bigira ahiherereye kandi mu buzima buciye bugufi. Abanyamirimo, activist, bakunda Imana bahangana n'ibibi, barwanya akarengane, bakora ngo isi ihinduke nziza. Abanyampuhwe, caregivers, bakunda Imana, bakunda abandi, bakita ku bukene bwabo. Abazihizi, anti-beast, bakunda Imana, bakora imyidagaduro. Abashengerera, contemplatives, bakunda Imana bayishengerera. Abanyabwonko, intellectuals, bakunda Imana biciye mu kwiga n'ubwenge bwabo.
nta buryo na bumwe bwo kuramya no gukunda Imana uzasanga bunogeye abantu bose. Hari ikintu kimwe gusa kidashidikanywa: ntabwo ushobora guhesha Imana icyubahiro ugerageza kuba utagize we. Imana ishaka kuba wowe. Dore ab'Imana na Data irimo gushakisha ni abaza imbere yayo kuyiramya uko bari, nta gukabya kandi nta kwifata uko batari. Imana iranezerwa iyo tuyiramya tubitekereje. Intego Yesu yatanze ryo gukunda Imana n'ubwenge bwose rigaruka inshuro enye zose mu Isezerano Rishya. Ntabwo Imana ijya yishimira indirimbo abantu baririmba badatekereza ibyo bavuga, amasengesho basubiramo barangaye by'akamenyero, cyangwa se za haleluya Imana ishimwe abantu bavuga nk'uko babuze ikindi bavuga. Iyo uramya Imana udatekereje, ntacyo uba urimo kuyibwira. Ugomba gukoresha ubwenge bwawe. Bene uko gusenga kudatekereza Yesu yakwise gusubira mu magambo y'ubusa. Ni amagambo yo muri Bibiliya ashobora guhinduka akamenyero iyo akoreshejwe kenshi akamenyerwa. Abantu ntibabe bagitekereza ku byo bavuga. Biroroha cyane gusenga Imana ikoresheje bene ayo magambo amenyerewe, aho kwivuna ushaka uburyo bushya n'amagambo mashya yo kubahisha Imana. Niyo mpamvu nkugira inama yo kujya usoma Bibiliya mu buryo butandukanye yahinduwemo. Bizagufasha kwagura amagambo ukoresha mu kuramya Imana. Uzagerageze guhimbaza Imana ukoresheje amagambo nka ushimwe, haleluya, warakoze, cyangwa se amina, aho kuvuga ngo tuje kuguhimbaza. Ushake amagambo mashya uvuga kimwe n'ayabyo, nko kugutangarira, kukubaha, kuguha agaciro kawe, kugupfukamira, kuguha icyubahiro, kukuvuga neza. Mugerageze no gushyiraho ibisobanuro. Umuntu aje akakwegera akakubwira inshuro 10 ngo ndagushima, watangira kwibaza ngo ese arashimira iki? Ngira ngo wakishimira amashimwe 2 gusa, ariko asobanutse kuruta 20 adafite ibisobanuro. N'Imana nayo nuko. Ubundi buryo ni ugukora urutonde rw'amazina y'Imana mukayagira urufatiro. Amazina y'Imana ntabwo yapfuye kubaho gusa, agenda aduhishurira amasura atandukanye ya kamere yayo. Mu Isezerano rya kera Imana yagiye yihishurira Isirayeli ifata amazina atandukanye, kandi idutegeka guhimbaza izina ryayo. Imana ishaka ko n'uburyo tuyihimbaza mu materaniro buba butekerejweho. Pawulo abivuga mu buryo burambuye mu gice cyose cy'urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto, igice cya 14, agasoza agira ati byose bikorwe neza uko bikwiriye kandi muri gahunda. Ku by'amateraniro rusange, Imana isaba ko gusenga kwacu kuba gusobanutse ku batizera iyo baje kwifatanya natwe. Pawulo agira ati haramutse hariho abashyitsi bari hagati muri mwe igihe mushima Imana mu mwuka, baramutse batumvise ibyo uvuga, bazamenya bate igihe bagomba kwikiriza ngo amena? Ku bwawe ushobora kuba ushimye neza koko, ariko ba bandi ntacyo baba bungutse. Kuzirikana abashyitsi bari hagati muri mwe mu materaniro ni itegeko ry'Imana. Kwirengagiza iryo tegeko ni ukutumvira kandi no kukubura urukundo. Ushaka ubusobanuro burenzeho, usome igice cyitwa Worship Can Be a Witness. Kuramya bishobora kuba ubuhamya, mu kindi gitabo nanditse cyitwa The Purpose Driven Church, itorero rifite intego. Imana iranezerwa iyo kuramya kwacu kugaragarira mu bikorwa. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera gukwiriye. Kuko hano Imana isaba umubiri. Kuki itavuga ngo mutange umwuka? Kuko udafite umubiri ntacyo ushobora gukora hano mu mubiri. Mwiza kuruta uyu
hano ku isi. Nugera mu bugingo buhoraho uzahabwa undi mubiri mwiza kuruta uyu, kandi uwo mu rundi rwego. Ariko igihe ukiri hano ku isi, Imana iravuga ngo mpa icyo ufite. Imana iba ishaka ko bayiramya mu buryo bufatika. Ujya wumva abantu bavuga ngo sindi bushobore kuza mu materaniro uyu munsi nimugoroba, ariko turaba turi kumwe mu mwuka. Uzi icyo ibyo bivuga? Ntacyo bivuze na gito. Nta gaciro bifite igihe cyose uri hano ku isi. Umwuka wawe nta handi ushobora kuba uretse aho umubiri wawe uri. Niba umubiri wawe uri bube udahari, ubwo nawe wese ntuhari. Mu kuramya Imana dusabwa gutanga imibiri yacu nk'ibitambo. Ubundi twumva igitambo nk'ikintu cyapfuye, ariko Imana yo ishaka ko uba igitambo kizima. Imana ishaka ko ubaho ku bwayo. Ikibazo cy'igitambo kizima ni uko kenshi gikururuka kikava ku gicaniro, kandi natwe kenshi ibyo turabikora. Ku cyumweru tukaririmba ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, hanyuma kuva ku wa mbere tukigendera uko isi igenda. Mu isezerano rya kera Imana yishimiraga ibitambo by'uburyo bwinshi baturaga, kuko byashushanyaga igitambo Yesu yadutangiye ku musaraba. Uno munsi Imana inezezwa n'ibitambo byo kuyiramya by'ubundi buryo: amashimwe, guhimbaza, guca bugufi, kwihana, amaturo y'amafaranga, gusenga, gufasha abandi no gufasha abari mu bibazo. Kuramya nyakuri bisaba ikiguzi. Dawidi ibyo yari yarabisobanukiwe, aravuga ngo sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byonswa ntabitanzeho ibyanjye. Ikiguzi cya mbere kuramya Imana bidusaba ni ukwiyambura kwirebaho. Ntushobora gushyira Imana hejuru ngo nawe ujye hejuru. Nturamya Imana ugamije ko abandi bakubona cyangwa ngo winezeze. Ugomba kureka kwitumbira wowe ubwawe. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunda Imana n'imbaraga zawe zose, yagaragaje ko kuramya Imana bisaba umwete n'imbaraga. Hari ubwo biba bikubangamiye cyangwa bitakoroheye, kandi rimwe na rimwe ubikora kuko ari icyemezo wafashe ukemera kuba igitambo. Kuramya kutarimo umurego ni ibintu bitajyanye. Iyo uhimbaje Imana n'iyo wumvaga bitakurimo, iyo uvuye mu gitanda ukaramya Imana nubwo wari unaniwe, cyangwa iyo witangiye gufasha abandi nubwo wumvaga urushye, uba urimo guha Imana igitambo cyo kuramya. Ibyo binezeza Imana. Matt Redman, umuririmbyi uyobora abaramyi mu rusengero rumwe mu Bwongereza, avuga ukuntu pasiteri wabo yabigishije kuramya nyakuri icyo ari cyo, kugira ngo abereke ko kuramya birenze kuririmba. Yakuyeho kuririmba mu materaniro yabo, bimara igihe yari yagennye abategeka kwiga ubundi buryo bwo kuramya Imana. Icyo gihe kirangiye nibwo Matt yanditse indirimbo ubizwi cyane mu bihugu biririmba mu Cyongereza yitwa Heart of Worship, bivuga umutima wo kuramya. Nzakuzanira ikiruta indirimbo, kuko indirimbo ubwayo atari yo wadusabye. Ureba ahiherereye mu ndiba y'umutima, ukabona hirya y'ibigaragarira amaso. Usoma ibiri mu mutima wanjye. Umutima wo kuramya ni ikiri ku mutima wawe. Umunsi wa 13, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: Imana inshakane n'ibyanjye byose. Umurongo wo gufata mu mutwe: ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Mariko igice cya 12 umurongo wa 30. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni iki cyanezeza Imana uyu mwanya? Uburyo nyiramya mu bandi cyangwa uburyo nyiramya ndi jyenyine? Ese ibyo nzabikoraho iki?